gusa uwumva ubutumwa abankurikiye mwese muri ku migabane yose y'isi hirya no hino, ndagira ngo muzajye mukanda subscribe aho hasi hatukura kugira ngo mushyigikire umurimo w'Imana n'iki gikorwa turimo gukora cyo kubwiriza ubutumwa bwiza ijambo ry'Imana. Muzamudufashije cyane, Imana ibaduhera umugisha kandi Imana ibane namwe. Nawe kukazogera hasi hano ku umutuku subscribe aho abari ukanda, Imana ibampera umugisha. Uyu munsi wa none mbazaniye ijambo mbazaniye ni ijambo ryiza, ni ijambo ry'umugisha, ni ijambo ryo kugukubwira ngo sobanukirwa Noheli icyari cyo. Noheli icyari cyo. Noheli ni iki? Noheli ni iki? Wowe nkurikiye, Noheli ni iki? Ese iyo Noheli itwibutsa iki? Iradushushanyiriza iki? Noheli igushushanyiriza iki mu buzima bwawe urebye? Ese iratwigisha iki? Muri iyi si cyangwa muri iyi minsi ni igihe, cyangwa n'uyu munsi ni igihe cya Noheli. Henshi turimo kubona ibintu, ibiti hirya no hino mu nzu wacu, mu miryango wacu besitaye utuntu twose. Ariko se kuki twizihiza Noheli? Ni ukubera iki? Ni iki bishatse gusobanura iki? Igisobanuro cya Noheli ni iki? Mwene data umurikiye bakundwa, ndagira ngo nkubwire ngo burya Noheli hari bamwe bavuga ukundi, bavuga byinshi. Noheli ni ivuka rya Yesu Kristo, abo ni bamwe. Ariko kuri ngewe nanone nkagarukaho nkavuga ngo ni urukundo rwa Kristo, ni urukundo yatugaragarije, nirwo rukundo yatugaragarije Yesu Kristo. Ubwo benshi bavuga ngo niki? Ni ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Koko nizo ni ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ariko ngeko ikindi kivuga ngo ni n'urukundo rwa Kristo, urukundo rwa Kristo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana 3:16. Yohana 3:16. Reka dusome. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Mwene data umurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo Noheli, iyi Noheli ni urukundo rwa Kristo. Yesu yemeye kwitanga ubwo Imana yakunze abari mu isi gusa. Imana yagukunze, imaze kugukunda ikohereza umwana wayo. Ni ukuvuga ngo mu byo twakora zose tuzirikane yuko mu rukundo rwa Kristo harimo urukundo Imana yadukunze. Urwo rukundo Imana yadukunze nirwo rwatumye imwohereza kugira ngo aze avukire mu bantu. Niyo mission, iyo niyo Noheli. Ni ukumenya ko nabwo ni urukundo rwa Kristo yatanze umwana wayo. Bibiliya itubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo cyatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Amen. Imana yaragukunze. Nshatse kukubwira ngo Imana yaragukunze, nicyo cyatumye hari urukundo yagukunze ruruta urwo dukundana, ruruta urwo ukunda umuryango wawe cyangwa famille yawe. Ni urukundo rudasanzwe, ni urukundo Imana yagukunze rwatumye yohereza umwana wayo ikisiga ubusa kugira ngo aze mu isi, kugira ngo wowe ubwawe ucungurwe, kugira ngo wowe ubwawe ubeho, ugire ubuzima bwiza, ugire amahoro. Noheli. Uru rukundo rwa Kristo adukunda nirwo rwatumye Imana yisiga ubusa, bituma yohereza umwana wayo. Umwana aramwohereza, araza mu isi. Nta wundi yaciyemo, yaciye mu muntu
kugira ngo akunde agira ati mu nda y'umwari Mariya. Iyi Noheli ni urukundo rwa Kristo. Ndagira ngo mubwire ngo urukundo rwa Kristo reka rube muri twebwe. Nshuti yanjye, uru rukundo reka turugire nk'uko Yesu yadukunze, nk'uko Imana yadukunze. Yesu yemeye kuza mu isi, aza kugira ngo agucungure, aza kugira ngo akugire ati akubere incungu wowe wari upfuye rubi, nk'uko Bibiliya itubwira ngo kuko yakunze abari mu isi cyane ngo cyatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Mwene data unteze amatwi, Imana yaragukunze, yatanze umwana wayo kugira ngo utazarimbuka. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wa Noheli ndimo kukubwira ngo Noheli ni urukundo rwa Kristo. Ibuka urukundo yagukunze Yesu, ibuka uburyo yitanze, ibuka uburyo yemeye kumanuka akava mu isi, akaza mu isi, akava mu ijuru akaza mu isi kugira ngo wowe ubwawe ukunde ubere. Ni urukundo rudasanzwe. Nshuti yanjye, uru rukundo warugereranya n'iki? Urwo Yesu yagukunze. Niyo mpamvu yanditse aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane cyatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Kuri uyu munsi wa Noheli twizihiza Noheli, twizihiza tuvuga ati ni urukundo. Dukwiye kugira urukundo. Ntabwo iyi Noheli ari iyo kurya no kunywa, oya, ni ukwibuka, ni ikimenyetso, ni ikimenyetso kitwereka yuko Yesu yadukunze, ni ikimenyetso kije kutwereka yuko hari uwadukunze, hari Imana yagukunze wowe ubwawe, ni Imana yamunze wowe, Imana yagukunze. Mwene data, Noheli benshi barimo bararya, bateguye inyama, bategura inkoko, bategura ibintu byose, yego ni byiza, ariko ibyo wakora zose utegura uvuga wibuka urukundo Yesu yagukunze. Ibyo wakora byose wibuka aho Yesu yagukuye. Ibyo wakora byose wibuke urukundo Yesu yagukunze kuri uyu munsi. Nirwo rwa rundi rwabonye mu ijuru ngo habura n'umuntu n'umwe waza gucungura umuntu, habura n'umuntu n'umwe waza kureba umuntu kumucungura, ngo aburamo ngo mu bakuru, mu baserafi, mu bizima, ngo yabuze n'umwe, ariko Yesu we yemera kwitanga. Amen. Yesu we yemera kumanuka. Urwo ni urukundo Yesu agukunda. Nshuti yanjye ndakwibutsa urukundo, uburundi rukundo Yesu akunda gukunda ni ukugira ngo abantu bari mu zaha bave mu zaha zabo. Iyi Noheli ni urwibutso rutwibutsa urukundo rwa Kristo. Ntabwo Noheli ije kugira ngo turye tunywe tudamarare, oya, nk'uko benshi babigenza, oya. Ni urukundo rwo kwibuka uburyo Yesu yadukunze, akemera kuvuka, akemera guca bugufi, akemera kujya mu kiraro. Yesu ntabwo yarabuze aho agomba kuvukira, ntabwo yarahabuze. Baciye kuri za materineti nyinshi, ibitaro byinshi bacaho, ariko barakunda barajya mu kiraro. Yagiye mu kiraro kubera wowe, yagira ngo gucungure, yagira ngo kubone. Ubu urukundo rwacu yajya mu kiraro hariya, araryama aravukirayo. Urwo ni urukundo agukunda, oya, ntabwo ari rwa rukundo rwawe ureba umuntu ukabati ndagukoya. Ni urukundo dukunda Yesu Kristo rwatumye aza mu isi kugira ngo dukunde tubeho. Yesu yaje kugira ngo ukunde ubeho nawe. Noheli uyu munsi abenshi bawuziriza mu bintu bitandukanye, igihe bitandukanye. Ni igihe umusanga afite ibyo aguzirizaho, yibuka, ariko ndagira ngo mubwire ngo iyi Noheli ni ukwibuka urukundo rwa Kristo. Wibuka wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi ko yaravutse. Haleluya. Yaramanutse, yaravutse, yaje mu isi. Ndagira ngo yaje mu isi. Yesu ariho, yaje mu isi, yagiye kuvuka, yavutse. Urwo rukundo rwa Yesu Kristo nirwo ruje kugutangariza ayo munsi. Haleluya. Kandi urukundo nirwo rwa rundi rubwira ngo Noheli
ntabwo ariyo kurya no kunywa, ahubwo niyo kugira ngo mwishime mwibuka urukundo rwa Yesu Kristo. Aho urimo gufungura, aho urimo kurya, aho urimo kwitegura, aho utegura impuzu nziza cyangwa umwambaro mwiza, ikote ryiza, aho utegura ibintu byiza, aho ugenda ahantu heza, aho utegura imodoka nziza, aho ugenda mu bintu byinshi. Dore ko turi muri no covid, ariko ugomba gutegura uwateguye mu rugo iwawe gusa. Iyi Noheli ndagira ngo wibuke urukundo rwa Yesu yagukunze, wibuke urukundo agukunda, wibuke uburyo yababaye, wibuke uburyo yavukiye mu kiraro agaca bugufi aho ngaho, aho inka ziri, aho ziryama. Wibuke mwene data, ndagira ngo wibutse gukumbuza. Reba aho ku kiraro cy'inka niho handi haba amaganga, haba ibintu byose, umwanda wose wari mwinshi, ariko umwami wacu umukiza niho avukiye kubera urukundo. Uyu munsi urayamubwire ngo Yesu akunda abantu bemeye guhindukira bakava mu byaha bakizera umwami n'umukiza mu bugingo bwe. Yesu akunda abantu bamwemeye bakizera Yesu, bakizera Yesu arabakunda. Iyo bamaze kubakunda arabakunda bakakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi ndagira ngo ubwire ngo utari wakizwa wowe ubwawe, ndagira ngo ubwire ngo Noheli ni urukundo rwa Yesu. Uru rukundo nirwo rwamanutse, uru rukundo nirwo rwaje uyu munsi, uru rukundo nirwo turimo kubona n'umwana, ariko ni urukundo, ni ikimenyetso kitwereka ko Imana idukunda. Nibyo cyatumye itanga umwana wayo kugira ngo aza gucungure, yemere kuvuka, avukire mu kiraro, avukire ahantu habi cyane. Reba mu kiraro ahantu ari, reba aho aryamye, reba hano. Urwo ni urukundo agukunda. Nshuti yanjye, uyu munsi wa none izere Yesu Kristo, umwakire nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Wature ko Yesu agira neza, utangire gukora urukundo yagukunze Yesu. Urukundo so wanyu atagukunze, urukundo umubyeyi wawe atagukunze, urukundo wene wanyu atagukunze, urukundo inshuti yawe utigeze agukunda, ndetse yewe n'umugabo wawe cyangwa umudamu wawe ntiyigeze agukunda urwo rukundo. Nta rukundo rwatuma umuntu apfira undi, ntabwo. Ariko Yesu we yaradukunze aranadupfira. Imana ishimwe. Yesu we yaradukunze aza mu isi kugira ngo dutangaze, atubwire ngo tumwizere. Noheli, ndakwifuriza Noheli nziza uyu munsi wa none, ariko nkubwira ngo Noheli nziza wibuka urukundo rwa Yesu agukunda. Noheli ni urukundo Yesu yagukunze. Noheli ni urukundo atugaragariza yadukunze, kandi urwo rukundo ni urukundo rutagira umupaka, ni urukundo rutuma tubaho, ni urukundo rutuma twebwe twisuzuma. Nshuti yanjye, isuzuma uyu munsi, mbese uracyagira urukundo? Uracyagira urukundo? Uracyakunda mugenzi wawe? Yesu niwe yabwiye umutunzi, aramubwira ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mbese uracyakundana? Uracyakundana? Kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yari yujuje byose, ariko asigaye ikintu kimwe. Aramubwira ati genda ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amubwira kugira iki? Urukundo. Nshuti yanjye, Noheli ni urukundo. Ndangije nkubwira ngo Noheli ni urukundo. Noheli ni urukundo. Iyi Noheli ntabwo ari iyo kurya no kunywa gusa. Tegura ikibanza mu mutima wawe, muri icyo kibanza aho umukiza aza kuvukira cyangwa aho agomba kuvukira. Ese wamuhaye ikibanza mu mutima wawe? Ese ufite urukundo? Niba utarufite, Imana iruguhe. Urakoze, nkwifurije kugira Noheli nziza, umwaka mushya muhire yo kugira urukundo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen.